turabasoje kandi turashimiye ko muri ko twumva. Muri aka kanya rero tuje muri studio kugira ngo tuganire ku itangazo risohotse mu masaha ashize atari menshi cyane, aho Perezida wa Repubulika yashyizeho abayobozi bashya muri banki nkuru y'igihugu BNR, National Bank cyangwa se National Central Bank. Muri BNR rero hari hasanzweho ubuyobozi bwari bumazeho iminsi, aho umuyobozi mukuru yitwaga John Rwangombwa wari umazeho imyaka 13, yasavinze 2 terms consecutively. Hari harenzeho n'undi mwaka ubwo yaratangiye tamu ya gatatu. Akaba rero yari yungirijwe na Soraya Hakuziyaremye, aho Soraya Hakuziyaremye nawe yari yaje ahasimbuye Monique Nsanzabaganwa. Hanyuma John Rwangombwa nawe muri iyo myaka yose yahakoze rero yabaye imyaka yagiriye akamaro igihugu, nk'uko nawe abyivugira mu kiganiro yagiranye n'umunyamakuru, avuga ati ibihe bya covid twaciyemo byabaye ibihe byari bitatworoheye, hakurikiraho n'ibindi bihe byaje byo guhindagurika kw'ifaranga bitewe n'ibiciro byari byazamutse ku isoko, bitewe n'uko umusaruro mu by'ubuhinzi wari wabaye mukeya. Abisubiramo neza rero wumva ko rwose nubwo byagenze gutya ariko hari ibintu by'ingenzi banki nkuru yagezeho kandi mwagiye mubibona. Ifaranga ryacu ryagiye rigira stabilite rigereranyije n'andi mafaranga yose mpuzamahanga. Ku isoko mu bijyanye n'imari nta kintu kiba kiri stable, ibintu byose bishobora kumanuka bijya hasi cyangwa bikazamuka bitumbagira bijya hejuru. Icyo National Central Banks rero zikora ni ugukora izo regulation, ni ugushyiraho policies zituma iterambere ry'ifaranga ribungabunga, ntihagire mbese igikora mu nkokora ubukungu bw'igihugu. Perezida rero Paul Kagame kuri uyu wa kabiri tariki 25 Gashyantare umwaka wa 2025 yashyize Soraya Hakuziyaremye ku mwanya wa guverineri wa banki nkuru y'igihugu, akaba asimbuye John Rwangombwa nk'uko nari maze kubivuga, wayiyoboraga ku mwaka wa 2013 mu kwezi kwa Gashyantare, aho nawe yari yahasimbuye François Kanimba wari warahageze avuye kuyobora Minisiteri y'Inganda mu by'ubucuruzi. Soraya rero Hakuziyaremye yageze muri BNR muri Werurwe mu mwaka wa 2021 yungirije guverineri mukuru. Hagati muri y'ukwezi kwa Kamena mwaka wa 2016 kugeza mu kwezi k'Ukwakira mwaka wa 2018, Soraya Hakuziyaremye yari umuyobozi wungirije akanashingwa ibijyanye n'iby'inguzanyo cyangwa se Credit Risk Manager at Ing Bank mu gihugu cy'Ubwongereza. Umva ko ari umuntu wagiye agira inshingano zikomeye, aho yagiye abyitwaramo neza bikaza no gutuma u Rwanda rumurambagiza kugira ngo aze arufashe mu bikorwa byarwo by'iterambere. Naho kuva mu mwaka wa 2012 kugeza mu mwaka wa 2014 yari ashinzwe ubujyanama bukuru muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga. Mbere gato yari asanganywe ubunararibonye mu by'icungamutungo, gucunga impanuka z'imari, ubugenzuzi mpuzamahanga mu by'imitungo y'abakiriya mu kigo cya BNP Paribas Group, Fortis Bank and Bank of New York Mellon, aho hombi niho yagiye akora. Mu by'amashuri rero Soraya Hakuziyaremye afite masters mu bya business engineering kuva Solvay Brussels School mu gihugu cy'Ububiligi, akagira kandi na postgraduate degree muri international management kuva Thunderbird Graduate School yo muri gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Naho mu mwaka wa 2024 yasoje porogaramu y'ibijyanye n'ubuyobozi cyangwa se ibyo bakwita Executive Public Leaders Program at Oxford University. Ni umwe rero mu bashinze icyo twita Brussels Africa Hub, akaba yari no muri board kugeza no munsi kandi yarakibikora, abarizwa muri board ya Ngari Holdings. Umva ko rero ni umubyeyi wari ufite imirimo, wari ufite ibikorwa, waciye ahantu hafatika
kandi akatanga umusaruro. Soraya Hakuziyaremye rero azungirizwa na Vice Governor Nsengiyumva. Uyu Nsengiyumva rero akaba afite PhD mu by'ubukungu yakuye muri kaminuza ya Leicester, naho masters yo akaba yarayikuye muri kaminuza ya Nairobi, mu gihe bachelor degree ye yayikuye muri kaminuza y'Abakatolike ya Afurika y'Iburasirazuba. Naho mu bijyanye n'akazi rero uyu Nsengiyumva yakoraga mu Bwongereza mu bujyanama bukuru cyangwa se senior advisor mu by'ubukungu ku bijyanye n'imihanda na za gari ya moshi kuva muri Mata mwaka wa 2016. Ngabo abayobozi rero bashyashya bagiye kuyobora BNR, bagiye kuyobora banki nkuru y'igihugu. Tubifurize rero kuzagira ishya n'ihirwe muri imirimo batangiye kuri uyu munsi. Tukaba tubashimiye rero, mwibuke gukora subscribe cyangwa se sabone, mukore like na share. Iyi channel yacu tuyiteze imbere, turebe ko twayimonetize. Ciao ciao, naho ubutaha.